yaje ngukubita kuguterebone n'umuntu. Okay sawa ndagiye kumuramba ntibazawumbaza. Bazawukubaza se hanyuma wasoko batamubaje basaga n'inguge. Reka mbwira. Genda nkubwira. Reka mbwira. Hagarara gato yambanze mbabazi. Abazwi bayibirori bijwa mbese uri kutubaza iki muri iki gitondo byo kutangira kudukora. Wagakobwa ngiye kugushiramo inci akakanya. Reka ye. Gusa mwadunga mwiteze ndamumbaza mbahagara iki mu byitsa mushanye imisuri ivuye kwanira umwanya. Mu gihe kizizi saa. Aho dushaka tugiye kureba ibyo dushaka na kimwe ushinzwe nta hantu tukuze. Acha kuburirwa rwimba. Kati umuzutu wa kinyamitende. Nuko we natahi ikinyamunjongo gusa. Na gatayi wajango na kagashinge kasitogo. Ntameze kaje ngo nta nyashi agatwe karabumba bumjaga ngo ni inkono y'ibumba bitakave. Utuboko turarambuye ave nawe wiwe utabanga kabuno kasose cyangwa niba ukarambe utabanga kabuno kawe mbesire. Akwangigira uri guti umuntu w'umugabo arifata mu gitondo ari kugenda afite udututsi nk'utwa bati nta bite byawe ako biratangirika kandi umunsi nabi nk'uyamangigira nawe zakujije kunyuza izina ryanjye mu kayozo kawe nanjye nakubujije gutubanga akatafari kawe kaso unkorako akwa mukobwa urazi aho ngaho uratangiye kwenda wimbaza ikintu ndi kubabaza wasibika mu bantu bavugishaga ntabwo wari uri waceceka nkavugisha kimbarize kinzibeho kireke kunzamura nk'umuntu nawe muri arakanga bagukoza kwanda nk'amabaye imishuri ubundi bagukoza ibyo biramaze hanyuma ko ndi kwitambukira wo kwifata ukanangira ukumbaza iki byo nkubaza nta bindi perezi byanyu muhereza ibye andike nitambukire kumbangamira ni wowe mbwe wakiyona hanyuma ngufite iki icyo ufite cyawe ni ikihe byose si ibyanyu ugira abashaka kuriga wijijisha kudukingirizo twe ntabwo watumuhaye ugashingiranwa muri toilette nawe udukingirizo n'indi kwa muhereza ibyanyu wumva wa mukobwa babarira ndakwiyamye nta dene ngufitiye imbabazi igenda kuzisaba ku Mana ngiye nta bintu by'imbabazi hano turi mwiza gatamba mu maso mwiyame Wama dushaka kwikaraga utamereje ibyanjye ngo nuri kwikaraga umfata nabi byawe ngufite birahari none n'ikimenyimenyi babona n'iryo kote atari iryawe ako mbere na mbere ceceka baravuze ngo n'iryo kote wabona atari iryawe kuramo umva biratangiye ndakwiyamye se wende kuvugana nawe wawe mukaragira nawe se ndi gusubiza kuramo iryo kote bavuze ko atari iryawe tobanga bene wawe aha ceceka reka kazunga avuge reka kazunga ababwire kazunguza umunwa mwikara ishyushye ako wa mukobwa baba ubundi mbere na mbere bakwita nitwarize haziririzwe kurya ibiryo imyaka 500 wambesire wese ko bakubijije 5 nkamba n'uhwereye banyunya akibaza imyaka 5 nkayimara narya bakomeza ngabaho urumva ndara urarya se kurya nk'inzige ahubwo cyangwa ingesa zigeze ku kintu ariko narya sirangana nkawe wigicenje wenda kuba ndi mugufi ndabyema ariko nanjye ntago ndya ngo ndusheho kuma nkawe nk'uwanditse kuzuba akubira tangiye akagakobwa wakishyuye kakankura y'indu kishyurwa irimbi n'isanduku ku munsi w'ubukwe bwawe mbesire reka mbwira genda nkubwira akubira tangiye dupfiki kuryo umfatanya n'imbesire y'umukobwa ngo niriza nubwo yambwiye ikizi nagira ngo nici abarwayi bo mu mutwe dupfiki ku buryo uhita unyitako ugatangira nawe kuntu ahubwo se n'igishyi dutafa ukagura usa nk'agashinge ka sipagu ku kaboko nk'akantu gusa n'igishyi twe tutafa ahubwo se dupfiki icyo nshaka kukubaza dupfa umunwa wawe ugira uzi kuko we tukajya wonira yo muri ipantaro yawe akubira tangiye maze kubona ikintu dupfa sibyo ikintu dupfura kizi ntacyo nzi gerageza ukimbwiye ako burazi ikintu dupfa reka ndakimenye icyo kintu reka nyikubwire kandi maze kubona ko ari ikintu cy'ubugori kimbwira nuko usa n'inguge yashize none ariko karya nawe urakabisha wenda asa n'inguge twese turabizi turanabyemera ariko ntagasa n'agasa munyiga ese ako sereza reka nkubaza akantu kagasa munyiga ninde ni wowe man ni wowe wanjyegira akase ni wowe ase ni wowe asaka gato cyabona tweme ase ni wowe ureba ni wowe ase ni wowe ako akemeye kari wowe ase ni wowe ugabanya ni wowe kandi aguhonda mva biratangiye mera kari wowe nesora reba do sister dukize ninde uyu nguyu nabivuga nagatoki karimo karakureba ni wowe nikambwira sata nikambwira nuze we mbivuga nabivuga gatoki karimo karakureba Jesus ako sister ngibi reka tubire byukuri tutabeshe urabona turi udusamunyiga ntabwo uri ko ari kusanaho yewe ihangane nyine ceceka ikibazo cyane udashaka kwikaraga nabikubwiye kuva kare utamereje ibyanjye njye mfite uburenganzira bwo kuvanga nkagenda nta muntu n'uyu n'umwe uba wemerewe kumpagarika nanjye mfite uburenganzira bwo kuguhagarika aha ngaha kugeza igihe uri burire kandi nyine udafite ubwo burenganzira noneho ndabubonye akumva nkubwire biratangiye ubundi njye mbere na mbere reka nkubwire aka gakobwa kangaka kamureba ubundi umunsi umwe bazamaye tere bazaduhaye tere nkagukubita nkakumaramo icyo gikoma cyose wikoreye muri urwo ruto
uwo munsi umushobora kuzagira kera reka bawuduhe nona Ako mureke manze mabaka kandi afite imyaka ingahe? Jewe mfite imyaka 12 n'igice. 13. 15. Imiki? Imyaka 18. Navuze ngo imyaka 19 n'igice. Navuze ngo mfite imyaka 20 wakigoryo. Ntabwo mve ibintu mubwire. Hanyuma kuri iyo myaka 20 yawe urumva ushaka ko bagukona nta mwana urabya. Gusa urabona nakonwa nande. Reka tubyihore nundi wowe wapfuye hagaze. Yamuko nk'ikimyaka yawe mbese. Mbwira bataje ntabwo napfuye amagaze. ariko se waretse kwiyenda umuntu kwawe kari imirambo wamuretse akakunza akatubwira Icyo ngicyo nicyo kiri gutuma ukinsembwa nkaba mu kanya ndagushyira minzi. sawa turabireba mu kanya Unyizibaho ngaho. Ye muko afite imyaka ingahe? wowe se urashakira iki Hanyuma wavuze imyaka yako nayivuze napfuye. Maze agasuzugura ugira niko. Ufite imyaka ingahe cyo nkumaza mbesireho? 7 Igihugu cy'umukobwa kingana gutya gishaje ngo gifite imyaka 7 naso. impamvu mvuze itariyo ni ukubera ko wari uri mu byuma data wumbajije afite imyaka 18 I don't want peace. Nisura yahengamye wajya ngo ni ikinyogoti sawa twakomeje. kuba atameze nk'avukana na papa we kandi ari so nyine Nahereye kuva kare numva kanu kagabo gafite ivugonyo gakoni. Ubuse urugwaro baduhaye rugaraka ngaka kanku. Dore ngiki kibuga. Mva biratangiye kugira ngo none ngiye nkwemeze. Muze turebe akamaci muze. Mva mubwire none aruvuga guhamagara bose simbizi ngo baraza hano cyangwa nibazanga. Rero kugira ngo nkwereke ko nta butabazi mfite, nta butabazi ngushaka. Genda nsigare ngubita akagakobwa ndi ngeze. Gomba kureba match. Wowe genda uyirebere kuratara hanga ku buryo ndibuze kugakubita nuze kugaki. Genda nyine nkubure. Uri umushaka kuba kuri cyane kukure. Genda nago nyine bufasha bwawe. Wowe wendaje ngukubita kugutaribone n'umuntu. Okay sawa ndagiye kumuramba ntibazawumbaza. Bazawukubaza se hanyuma wasoko batamubaje basaga n'inguge. Reka mbwire. Genda nkubwire. Nze ngukubitira inyana y'imbesire y'umukobwa hano. Umare n'igikoma kuko n'undi munsi. Tuzongera kwirirwa wongera kumenyera hanga. Umva nkubwire. Bitashaka dogo naso. Akosha ubundi ufite imyaka ingahe? Je mfite imyaka 20 yuzuye. Ari nayo mpamvu ngiye gukubita umukobwa nkamumaramo igikoma. Ugiye kumukubita? Nkamumaramo igikoma. Akosha ubundi wowe se mfite ide. Amafaranga nagutisha warayama. Umuntu umwana asagira ide. Atagira ide igisura gikambirije kimeze nk'ikihe nishaje. Uje uvuga ngo urumwa. Nabidana ko kari nka kamuzezi bigiye tuburana. Uzahange baguhamira sha. Ibyo ngibyo ntago ari byo byanzanye hano. Kuko we ngukubita nabanza ngakumena iki gitwe. Wowe wa mukobwa haryo wemeye ko baduhate. ahubwo asuka tugambo twawe turatuma turwana Kambabwire reka nkubwire. Nawe nkubwire. Sinzi aho muturutse. Urumva? Hano ndi kumwe n'akagabo ngo bitabira tangi. Nakabwiye ngo kagende ka metre ku buryo ndi bukubitiye umukobwa nibadukize. Mutureke muhagarara ari yambanze ngubitiye umukobwa mu maremo igikoma. Kubera nyine biratangira akurusha ubwenge. Akabaza dore umukobwa nyine yigendeye. Uvyo nkubwira. Nagerageza mukaduhatere. Urakina n'ibitazi. Bagashine n'imbwa kakurya k'inyuma ku muhanda kumugaragara. Reka mbwire nuze we. Nese wakuburi. Sibongaho. I don't want peace. I want problems always. Reka mbwire.